mukabaka wa Katonda n'obutuukirivu bwe. Ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu okusinga byonna. Ebirala byonna by'oyagala biri kwongerwako, kubanga Mukama Katonda amanyi ebyo tubyetaaga. Sokononyo bakabaka wa Katonda n'obutuukirivu bwe. Ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu okusinga byonna. Ebirala byonna by'oyagala biri kwongerwako, kubanga Mukama Katonda amanyi ebyo tubyetaaga. Katutonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi gy'atulokole mu bibi, tulyoke tufune obulamu obujja obutagwawo. Mubizibu bingi Yesu talikuleka, abeera mwesigwa. Omuntu we Yobu yamwesiga n'omutima gwe gwonna. Bwe yafiirwa ebintu bye byonna ne biggwawo, Katonda omukulu omwesigwa yamuddiza essanyu lye. Mu bizibu bingi Yesu talikuleka, abeera mwesigwa. Omuntu we Yobu yamwesiga n'omutima gwe gwonna. Bwe yafiirwa ebintu bye byonna ne biggwawo, Katonda omukulu omwesigwa yamuddiza essanyu lye. Katutonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira eby'ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi gy'atulokole mu bibi, tulyoke tufune obulamu obujja obutagwawo. Katutonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira eby'ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi gy'atulokole mu bibi, tulyoke tufune obulamu obujja obutagwawo. Oddayo ennyuma n'ova mu bakabaka bwe, n'otambulira mu nsi. Satani n'abaddu be bangi bakusanyukira, ekyekomerero ne bakuggalira, n'olinda geyeena. Naye bw'otunuulira Yesu yawangula, ofuna emirembe. Oddayo ennyuma n'ova mu bakabaka bwe, n'otambulira mu nsi. Satani n'abaddu be bangi bakusanyukira, ekyekomerero ne bakuggalira, n'olinda geyeena. Naye watunuulira Yesu yawangula, ofuna emirembe. Katutonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira eby'ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi gy'atulokole mu bibi, tulyoke tufune obulamu obujja obutagwawo. Katutonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira eby'ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi gy'atulokole mu bibi, tulyoke tufune obulamu obujja obutagwawo. Katutonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira eby'ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi
yaturokore mu bibi turyoke tukarabura mu butakwabo. turabasuhuje inshuti zacu bakundwa, turabasuhuje abandi kumwe natwe muri Hot FM mukurikiranye ikiganiro ububyutse burakenewe. turabasuhuje mwebwe muba muri kumwe natwe igihe cyari cyo cyose, muhora mufite amatsiko muvuga ngo aba bantu baraza ryari kugira ngo batubwire amagambo yururutse umutima. turabashimira cyane abantu muhagararana natwe muri iki kiganiro. Uwiteka Imana yo mu ijuru irusheho kubaha umugisha mwinshi cyane. tubashimiye mwebwe mutera intambwe mukaza kuri UCC kugira ngo dusengane. abamaze kuza kuri UCC mumaze kubona ukuboko k'Uwiteka Imana ku buzima bwanyu. hari icyo Uwiteka Imana arimo gukora, hari icyo Uwiteka Imana arimo guhindura ku buzima bwanyu. hari aho murimo kuva, hari naho murimo kugana. Ndi Pastor Bena guturuka kuri UCC Kabwa, kandi ndi kumwe na Bishop Godanse nawe guturuka kuri UCC Niboyi na UCC Nyamata. dufite UCC Gikondo, UCC Nyamata, UCC Kabwa, UCC icyicaro gikuru Dikota kiri Niboyi muri Kicukiro, na UCC Kabwa nayo iri muri Kicukiro. iki ni cyo gihe inshuti yanjye kugira ngo tujyane mu kiganiro. iki ni cyo gihe kugira ngo witegure, bwira umuntu kwegereye kugira ngo nawe yumve, kuko iki ni cyo gihe kugira ngo Uwiteka Imana akubature agukure mu buretwa bwa Farawo. tumaze igihe kinini cyane tuvuga kuva mu buretwa bwa Farawo, tuvuga kuva mu buretwa bwa Farawo. kandi noneho bwira mugenzi wawe ukwegereye ngo ntumuhungabanye, reka numve uburyo umuntu ashobora kuva mu buretwa bwo muri Egiputa. ngiye gusaba umukozi w'Imana Bishop Godanse adusengere kugira ngo dutangire icyo Uwiteka Imana yadutumye tukikugezeho. Imana iguhe umugisha umukozi w'Imana udusengera. murakoze. reka dushime Imana aho uri hose, wegere radio yawe tugiye gusengana natwe. Data mu izina rya Yesu, mwagazi w'intama w'Imana nzima, Mana yo kwizegwa, turagushimiye cyane kano kanyu duhaye. turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye kugira neza kwawe, imbabazi zawe Mana. turaguhaye icubahiro kano kanya kugira ngo bane natwe, tugirire neza Yesu. abari hafi n'abari kure bose Mwami turabaguhereje, abatwumva bose, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abarundi batwumva n'abarundikazi, abo mu bihugu bose bibanye byose Mwami turabaguhereje kugira ngo bagirire neza, ubabature umwe wese Mwami Yesu. urazi bimufashe, urazi bimubuza kukwegera, urazi Mwami Yesu ibyo ahugiyemwo. aka kanya rero turaguhamagaye kugira ngo ukore Mwami Yesu, kuko tuzi ko uberaho hose icarimwe. ukuboko kwawe kw'imbabazi gukore ku muntu wese atwumva, uhindure umubiri wiwe, uhindure umutima wiwe, uhindure ibitekerezo vyiwe Mwami Yesu. abantu bahenzara n'inyota zo kumviriza ijambo ryawe, icubahiro bikomeze kibicawe mu izina ryawe gera Yesu, amen. nshuti zacu bakundwa mudukurikira, turabizi neza muba mufite amatsiko yo kugira ngo dusengane namwe, muba mushaka kugira ngo tubasengere, kandi mu by'ukuri turimo turababwira Imana yadukoreye ibikomeye n'ibitangaza ku bugingo bwacu. natwe niyo mpamvu twaje hano kugira ngo turangurure n'amajwi yacu tubabwire ineza Uwiteka Imana agirira ubwoko bwayo. iki ni cyo gihe cyo kugira ngo utabarwe n'Uwiteka Imana. nushaka kuza kutwoherereza message ngo dusengane, urakoresha uyu murongo wa telefoni 0788 51 3 2 0788 51 3 2 kuri Tigo 0722 5 3 4 2 0722 5 3 4 Nshuti yanjye ushaka ko dusengana, turagusengera kandi Yesu arakugirira neza. wandike message
guhamagara ntabwo ari nonaha, turaza kubaha iminota yo guhamagara, turaza kubasigerayo iminota yo guhamagara, mutubwire ibyifuzo bimwe, witegure gushima, ushobore kuba hari uwo Yesu yagiriye neza muri iki gihe. Kuva twatangira tumaze ukwezi n'icyumweru tubwiriza ubutumwa kuri radio. Uze kohereza message, nitugera igihe cyo guhamagara uze guhamagara. Uwiteka Imana akugirire neza cyane. Turabashimira abadukurikirana hirya no hino, mudusubizamo imbaraga, abari ku mbuga nkoranyambaga, nukuri ya UCC ya UCC Kabuga. Twe mwese mu by'ukuri turabashimiye. Imana yo mu ijuru baho umugisha, kuko murimo muramamaza ubutumwa bwiza mukoresheje ikoranabuhanga. Rero reka tujye mu ijambo ry'Uwiteka Imana. Nshuti yanjye, ndimo ndakubwira Imana ikora ibikomeye n'ibitangaza. Imana ifite ahikura umuntu wayo ikagira ahimujyana. Imana yadukuye mu buretwa bwo kwa Farawo, natwe ikabitujyana mu gihugu cy'i Kanani. Byakabaye byiza nshuti yanjye ufite icyerekezo mu buzima bwawe. Nta kintu kibi nko kubaho udafite icyerekezo, niyo yaba ari mu buzima busanzwe bwo muri iyi si, bwo hanze aha ngaha. Mu gihe udafite icyerekezo ushobora kubaho nabi ubuzima bwawe bwose. Niyo yaba ari business ukora kuri iyi si, ukayikora udafite imibare, ndasubiramo ngo udafite imibare, ushobora guhora ugwa mu gihombo cya buri munsi. Icyo nkubwira ni iki ngiki nshuti yanjye, nuko wafata imibare y'ubuzima bwawe mu gihe Uwiteka Imana akigutije umwuka wo guhumeka. Mu gihe uriho kuri iyi si uhumeka umwuka w'abazima, fata imibare y'ubuzima bwawe, ubwira Uwiteka Imana uti gira aho nkura, gira naho njyana. Twebwe abakristo turizera kandi twizera tudashidikanya ko Uwiteka Imana iyo wamusabye aguha, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uri muri Kristo Yesu na Kristo Yesu akaba muri we, asaba icyo ashaka cyose aragihabwa. Bimenyesha ngo niba uri muri Kristo Yesu, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umubwire ngo ngira aho nkura. Niba waremeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri mu gakiza, ugendera mu gakiza, uhagaze neza n'Uwiteka Imana yawe, ariko ukabona Farawo akigufatiye ibyawe, bwira Uwiteka Imana yawe akwambutse. Abanyayusisi Kabugabo ngira ngo ubu ngubu ururimi mvuga barimo bararwumva neza, kuko tumaze igihe duhanganye n'umwanzi Farawo. Hari umwanzi Farawo udashaka ko dukorera Uwiteka Imana n'ibyacu, hari umwanzi Farawo udashaka ko dukorera Imana yacu n'abacu. Ugakizwa wenyine, ukajya kwisanga ugasanga mu muryango ni wowe wenyine wakijijwe. Abana bawe nibo babandi bahora ku mabrigade babafungira ingeso mbi, babafungira imyitwarire mibi. Ariko ndimo ndakubwira ko ushobora kwegera Uwiteka Imana yawe ukinjira mu mbaraga zo gusenga. Tufite amasengesho kuri yose zose avuga ngo no gukurwaho igisuzuguriro, avuga ngo no guhindurirwa amateka, avuga ngo no kwinjira mu gihe cy'ububyutse. Ndashaka kukubwira nshuti yanjye, igisuzuguriro kikuriho, icyangiro kikuriho, umwanzi Satani niwe Farawo wa none. Farawo w'icyo gihe niwe wari umwami w'ibihugu byinshi cyane, ariko ubu ngubu umwami w'igihugu cy'isi turimo ni Satani. Icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki nshuti yanjye, ukajya mu nzu y'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yamusuzuguraga akamubwira ngo ndanze sindekura ubwoko bwa Isirayeli, kuko ngo ubwoko bwa Isirayeli bari abantu banyembaraga cyane, bari abantu beza cyane, bifuzwaga n'abanyegiputa cyane. Abanyegiputa bagashaka abakobwa babo, barangiza nabo bakabashingira abakobwa babo. Ariko noneho Farawo ageze aravuga ati mbarekuye igihugu cyanjye cya Egiputa. Mose iyo Farawo akabije agasuzuguro ngo yarasubiragayo ku Imana, akagenda akabwira Uwiteka Imana, akamubwira ati nuko wantumye kwa Farawo mbigenze nte? Nawe noneho niba usenga koko uzi ngo nta kibazo, ntabwo urimo gukorera Uwiteka Imana uri mu gihugu cya Farawo. Ibyo twabivuzeho, gukorera Uwiteka Imana ukiranirwa, gukorera Uwiteka Imana uri mu ngeso mbi, gukorera Uwiteka Imana utukana, gukorera Uwiteka Imana wambara ubusa, gukorera Uwiteka Imana. Farawo akubwira ati ryeka kugaragaza ukuboko kwe ku bugingo bwacu. Iki ni cyo gihe Uwiteka Imana kugira ngo adushyireho ikiganza tugaragare nk'ubwoko bwayo. Barashaka kudutandukanya n'abanyamahanga. Reka twe gusa n'abanyamahanga kandi turi mu nzu y'Uwiteka Imana. Nawe noneho ugitwazwa igitugu n'umwanzi Farawo, arakubwira ngo nuko n'ubusambanyi aribwo bwari bukubeshejeho urapfa.
akakubwira ngo bya bindi wacike, bya bindi se wacishije, bwa bindi se ubitse munsi y'igitanda, urabizi amagambo umupfumu yakubwiye, urabizi ibyo ngibyo by'abakubwiye, ariko ndashaka kukubwira ngo nshuti yanjye, hari Imana iri hejuru y'ibigirwamana, hari Imana iri hejuru y'abazimu, hari Imana iri hejuru garana ibyawe. Genda ndambutse ngiye gukorera Uwiteka Imana. Nakubwiye ngo icara ufate imibare y'ubuzima bwawe. Tugiye gusoma icyanditswe mu Kuva. Turi mu gitabo cyo Kuva nshuti yanjye, ntabwo turigera tuhava n'umunsi n'umwe, ntabwo turigera tuhava n'umunsi n'umwe. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva umurongo igice cya 13, kaduhere ku murongo wa 11. Kadusome. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani akakiguha nk'uko yakurahiye, akarahira na ba sekuruza bawe, uzarobanurire Uwiteka umwana w'uburiza wese n'uw'uburiza bwose ufite mu matungo yawe. Abahungu bazaba ab'Uwiteka, kandi uburiza bw'indogobe bwose uzabucunguza umwana w'intama, kandi nudashaka kuyicungura uzayivune ijosi, kandi imfura z'abantu z'abahungu bawe uzazicungure. Kandi umwana wawe, aho ngaho cyane umurongo wa 14, ngo kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati ibi ni ibiki, uzamusubiza uti Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Farawo yanangiye yange kuturekura, Uwiteka yica uburiza bwose bwo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. Nicyo gituma njye ntambira Uwiteka uburiza bwose bw'ibigabo, ariko imfura z'abahungu banjye zose njye nzicungura. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro kubwira ijambo. Umurongo wa 14 niwo tugiye kuvugaho. Uwo murongo uratubwiye ngo umwana wawe nakubaza ngo iki urimo. Ereka nshuti yanjye nkubwire, niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo ukora imibare ku buzima ufite ubu ngubu, aho uhagaze ubu ngubu, nawe wicara ariko se ni muragiye ki ngiye gusigira abazankomokaho. Ushobora kunyumva uri n'umusore utarashaka, ushobora kunyumva uri n'umukobwa utarashaka, ushobora kunyumva waranacuze, ushobora kunyumva uri umubyeyi ufite abana, ariko byakabaye byiza. Icyo ni ikintu gisanzwe mu buzima. Bibiliya nta kintu ivugaho kiri hanze y'ubuzima bwa none buri hanze ahangaha. Nabo ukababwira murage ki uzabasigira, ukababwira gahunda ki ugiye kubasigira kuri iyi si, kuko kuri iyi si turabashyitsi. Ikintu na kimwe twazanye kuri iyi si, uko umuntu yaje kuri iyi si niko azagenda. Ariko ijambo riratubwiye ngo umwana wawe nakubaza ngo ibi ni ibiki, iki ni iki turi njyewe. Uburyo ababyeyi bacu basogokuruza banje bo muryango wanjye bakoze amasezerano n'abazimu, batandukira bareka kuramya Uwiteka Imana, ahubwo baramya ibigirwamana, bajya kwikorera ibishushanyo by'ibiti, barangije bakajya banabandwa, bagakora ibidakora Uwiteka Imana. Izo nkurikizi zose zirakurikirana zikagera ku bugingo bwacu, zikagera no ku bana tubyara. Ariko iyo umaze gukizwa nizo z'umuryango, ngo urupfu rwaza rugatambuka, icyago cyaza kigatambuka, ayo maraso niyo yanyogejeho abana bakabona uradandabirana. Abana bakubona bakajya munsi y'ibitanda, abana bakubona bakajya kwihisha, abana bakubona bakajya bakarya kare, umugore n'abana kare kugira ngo udatunguka ukababuza peti. Umurage cyurimo guha abana bawe, iryo ni sezerano cyurimo gukoresha abana bawe. Nshuti yanjye, twakuzanira ijambo rikubwira ngo va muri ubwo buretwa. Ubwo ni uburetwa bwa Farawo, ubwo bitugu cya Farawo arimo aratuma ashaka ko abana bawe
nawe bazaba basinzi nkawe wowe nubizi se kujya kunywa ukabanza ukaha abana bawe bagasomaho uwo n'umurage mubi urimo guha abana bawe reka nkubwire nshuti yanjye umurage mwiza ukwiriye kubaraga numva ijambo ry'Imana no kwinjira mu z'Uwiteka Imana no gukorera Uwiteka Imana ntago bazigera babivamo ntago bazigera babireka kuva uyu munsi wa none ufata icyemezo ku buzima bwawe turi hano muri studio n'umukozi w'Imana Bishop Gaudence n'umuvuga butumwa ukomeye ntago habwe izina rya Bishop utari umuvuga butumwa reka nabagire comment atanga hano reka agire icyo avuga kuri uku kubana bacu agira icyo avuga kuri iri jambo ryo kuva no kuyimuka Imana iguha umugisha. Yesu aguha umugisha Pastor Bena. Imana iguha umugisha cyane kuba twumva bose mwumvise ijambo twako turumva nukwimuka nukuvaho waruri iyo umuntu yimuka nuko aho yarari hataba hamunezereje iyo umuntu ashaka kwimuka akava muri quartier akaja mu yindi nuko haba ari cabona ko muri iyo aho hantu yaratuye nimba ari muri quartier nimba ari muri province nimba ari he abona ko hari ibintu bibuze rero ahantu uri na hantu ushobora kububona yuko hari ibyubura kandi nivyo hari ibyubura hari amahoro ubura hari umunezero ubura hari ubuzima ubura kuko uri mu bwami bwa Shetani iki gihe rero tuje hano kugira ngo tukubwire tukwibutse ubuvyutse burakenewe tuje kukuvyura tuje kukwinginga ngo ukanguke uvyuke uve mu vyurimwo ivyo wabayemwe utabizi kumbe nivyo wisanzemwo umuryango yagukwegeyemwo ubuzima urimwo butakunezereje turakubwira ngo haguruka uveyo ubirekure uveyo wakira umwami Yesu umwami Yesu aguha ubuzima aguha ubugingo busha buhoraho bwiteka umwami wacu Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ngo ntawoshika kwa data mujanye ndakubwira ngo uhaguruka ya masaha uve mu vyurimwo ivyo urimwo nta mahoro nta nyungu biguha nta murage urimwo no guhereza muri gihe no mu gusa ariko ndakubwira ngo biracashoboka aho uri ushobora kuvayo ushobora guhaguruka iki gitabo kirabivuga neza kuva mu kirundi bavuga ngo kuvayo urumva hari ahantu ugomba kuva aho uri ntabwo haguhaye amahoro aho uri n'agahinda gusa aho uri n'umubabaro aho uri nibibazo uriyumvira ejo hawe hazaza uriyumvira ejo uzoragika umwana aho uri ntiyakunezereje aho uri nta mugisha uhafitiye aho uri ni mu ruhombo gusa aho uri ni mu nyatsi gusa ahantu uri ndakubwira ngo uveyo kuko umwami ukorera nta ngero nziza atanga nta buzima guha nta mahoro aguha nta mahirwe akubikiye nyabuna ndakwinginga ngo uveyo ahantu uri si heza ivyo urimo muri iyi minsi ivyo uhugiyemwo bivemwo uhaguruke nkuko Yesu yitanze ku musaraba ugatanga amaraso yiwe ubu ntitugitanga inka ntitugitanga impene ntitugitanga intama ntitugitanga ikintu cyose dutanga imitima yacu mbere batanga ibikoko byose by'imfura bagataka ari byo batanga ariko ubu nta kiguzi kihari ikiguzi n'umutima wawe gusa urasabwa gutanga umutima wawe wonyene nta mfura y'igikoko woronka ni wo kwa muronka iminsi yose kuko ricaha ngo uronka inka wamutanga uronka impene wamutanga uronka indogobe wamutanga ariko Yesu yarabidutangiye Yesu yatwishuriye ideni ryose buriya iyo uri mu byaha ugifise ideni amen amen ugifise ideni cyane ariko Yesu yagiye ku musaraba rimwe gusa atwishurira amadeni yacu ntitugifite ideni ahubwo twarabohowe nawe turagutumira ngo uze uve muri iryo deni Yesu yaragishuye wigendana amadeni wigendana ibibazo wigendana agahinda wigendana ivyaha ngwino haguruka vayo ngwino Yesu aragushaka mu izina rya Yesu. Haleluya. Bishop Gaudence Uwiteka Imana guha umugisha cyane iki nicyo gihe kugira ngo abanyarwanda duhindukire hari ukuntu abanyarwanda twakuze kandi abanyarwanda dufitanye isano n'abarundi turi bamwe ne abantu babazungu badutandukanyije gusa bituma bibe bihugu bibiri ariko dufite imigenzo isa dufite ururimi rusa ariko abanyarwanda ikintu twatandukiriyeho cyane twaretse Imana tujya kubigirwa Mana twaretse Imana umuntu ugasanga umuntu yihinduye n'izina ubuzima bwe akaba yarabutambye yarabwinitse cyane kwa Farawo yaraburekeye muri Egiputa
kumara igihe kirekire cyane. Kuba muri Egiputa nshuti yanjye bimenyesheje ngo umuntu wese ukorera ibyo byose muri Egiputa ingororano ye ni mu muriro utazima, ni muri Gehinomu n'umwe. Niyo mpamvu twaje kurangurura tubabwira ngo nimwimuke. Igitabo cyo kuva bacyanditseho ijambo ryiza cyane, genda kikuna kuko cyaramfashije ntabasha no kwiyimura. Erega nshuti yanjye wowe ntabwo wabishobora, nubwo tiri cyemezo ngo bikunde, keretse uteye intambwe ukajya mu nzu y'Uwiteka Imana nibwo byashoboka. Nge naragiye nicara mu rusengero rw'abarokore ndakurikirana, nari mfite idini ryanjye nkunda cyane, naribayemo ndi ikibore, ndwaye amaso, ndwaye umutwe, ndwaye igifu, byose ari byo kujyana hanze kugira ngo bivurwe. Mu Rwanda byarananiwe, yashika barabinaniwe, Indera barananiwe, Kanombe barananiwe, hose nagiyeyo. Ariko Uwiteka Imana angirira neza, ankurayo, ampaye agakiza, mpura n'abakozi b'Imana, mpura na Bishop Moses, mpura na Bishop Margaret, mpura na Apostle Rwanda mura. Icyo gihe yari mu masengesho hari mu gihugu cy'Ubugande. Uwiteka Imana angirira neza, njya mu gihugu cy'Ubugande nk'umushyitsi, ariko icyo gihe Imana niyo yari yanjyanye. Imana yangirankiza, ubu ntabyo nkirwara ibyo ngibyo. Ndagusaba kugira ngo nawe nshuti yanjye wimuke uva huri. Abantu muzi ngo kujya mu nzu y'Uwiteka Imana ugomba kujya yari uko ufite umwanya. Ntabwo kugira ngo banze utegereze igihe uzabonera umwanya. Ese ugira ngo fatira Satani ku kazi k'igihugu turimo kujyamo cy'ubwami bw'Imana ari cyiza cyane, kirabagirana kandi kabazi ko yakirukanywe nawe funga akagufungira muri izo ngeso mbi. Nigeze kuvugaho n'abantu mukorera Uwiteka Imana ariko mukiri mu gihugu cya Egiputa, none umwana nakubaza akakubaza atari ko se papa kuri niwe wabwiraga Mose ngo umwana we nakubaza ngo nibi icyo ukora kucyo utamba ibitambo. Icyo gihe byari ugutamba inuma n'ibindi byose, ariko umwana niba nakubaza ngo kucyo ujye mu masengesho cyane muri iki gihe uzamubwa Imana. Iyo wegereye Imana cyane, Imana nayo irakwegera, kuko ijambo ryayo riravuga ngo ndabankunda kandi abashakana umwete bazagira gute? Bazambona. Kuko ubukire n'icyubahiro icyo tukubwira nshuti yacu, nta siyasa dufite. Ikintu cya mbere na mbere ntiturimo no nitukwegereye, nta nubwo turimo kukureba, ariko umwuka yitanda izo ngizo wagize utumana twawe. Uravuga ngo uzi wari we wese mfite kinkingira, ariko ndimo ndakubwira umwishingizi mwiza cyane udashobora kutureka, udashobora kudutera. N'Uwiteka Imana yacu, ni inshuti yacu, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Uwo ngo wamenye amaraso ku musaraba ku bwacu, ni ushobora kutubera ubwishingizi bw'icyago icyo ari cyo cyose. Izo gapoto urabeshya cyane, barazipfumura mukandura sida. Ndakubwira wa muhungu we, wowe urimo gutwazwa igitugu cya Farawo, wowe urimo gukoreshwa uburetwa na Farawo. Abana bacu murimo murakoreshwa uburetwa, ariko turi hano nk'ababyeyi turimo turababwira ngo muhunge cyago cya Farawo, muhungu uburetwa bwa Farawo. Baragutwara muri bya shugamami. Abana bakobwa, reba nawe icyo gisaza uri kumwe nacyo ngo kuko kiguha amafaranga menshi, kiraguha amafaranga. Ese nubyara umwana muri icyo gisaza, umwana akazakubaza ngo ariko kuki wabyaranye n'umusaza, uzasubiza ngo iki? Yewe muhungu umwana wanjye kubwa bikigiye nta kigenda, ngende ni kwacishuga mami. Ese makabashaje uzasubiza ngo iki? Uyu munsi twaje kukubwira ngo ukora imibare y'ubuzima bwawe, wishyire kuri gahunda no Uwiteka Imana yawe. Godanse Bishop Goda ari ndashaka kuvuga kuri aba bana, aba bazatubaza tubasubize ngo iki? Uwiteka Imana guha umugisha cyane. Amen, amen, amen. Nukuri turababwiza ukuri ko Farawo ahemba nabi cyane, ahemba nabi, ahemba urupfu. Urabijamwe wumva ngo birakusosera, ariko ejo ingero yabyo n'urupfu. Ariko nyabuneka Yesu n'umwami w'abami, ahemba neza ntiyambura, atanga ubuzima, atanga amahoro, akiza ingwara. Mbega n'umwami mwiza cyane. Aba bana bacu urubyiruko cyane cyane kubera ubuzima buragoye, turazi ko bugoye, burahenze. Harabakorera Farawo bagashaka no gukorera Imana, bagakorera Farawo kubera ibihimbaro by'isi, agakorera Farawo kubera guhe telefone, ukaja gukorera Farawo kugira ngo uronke akajipo keza kagezweho, ugakorera Farawo kugira ngo ubone amafaranga. Ariko ndakubwira ngo ivyo bazita
kado empoisonné n'uburozi urakorera uburozi urakorera umuriro kurya umuriro ejo hawe ni habi ndakubwira ngo va muri ivyo vyose Imana yanka va muri izo nzira za Satani kwa Farawo ni kwa Shetani ndakubwira ngo nta kintu kinanira Imana nimba Imana yarakuye abantu Abanyisirayeli muri Egiputa ni kwa Shetani muri Egiputa ni habi cyane muri Egiputa hari uburetwa ubaho mu buretwa ubaho tamwidegemvyo kubera ubukene ugomba kuba tamwidegemvyo kubera inzara urabaho mu buretwa ndakubwira ngo Yesu niwe amara inyota y'ivyo byose ukeneye niwe atungisha abantu niwe afise ubukire n'icubahiro ubukire n'icubahiro buri kwa Yesu ubukire n'icubahiro ntabwo buri kwa Satani kwa Farawo ahemba nabi azoguhemba sida azoguhemba ingwara azoguhemba hepatite C azoguhemba umuriro udashira ariko ndakubwira ngo ivyo bihimbaro bimeze nkaho umenga na gasukari hejuru ariko indani hari y'urupfu ubivemo uyu munsi ufata icemezo uhaguruke utakambira Imana haracariho umwanya wo kubivamo haracariho umwanya wo guhitamwo neza arakarimbo k'ikintu kavuga ngo hitamwo neza hitamwo Yesu nayo Shetani wewe n'umuntu mubi n'umugesera n'umuntu mubi cyane ariko ndakubwira ngo uyu munsi ufate icemezo cawe ufate icemezo c'ubuzima bwawe erega ubuzima bwacu tubujera hakiri kare tukiri bazima ubuzima bwacu ni wewe ubuteganya ukabujera ukavuga ngo ndiko ndakorera ejo heza ndiko ndakorera ejo heza hazaza h'abana banje ntubarage sida ntubarage umuvumo ntubarage ivyaha ahubwo barage Yesu bereke Yesu bereke inzira ija mu rusengero bereke agakiza ariko ntiwotanga ico udafise banza nawe urondere agakiza banza urondere kuca mu nzira nk'iyo Yesu yaciyemwo mu nzira reje mu ijuru nta ugenda ukorera abami babiri ntugenda utengase ngo bimwe bifate mu kubamfu bindi mu kuryo oya byose urarekura kuko inzira ije mu ijuru ni inzira nonye cyane ni inzira ifunganye nta mwidegemvye urimwe ntugenda utengase hirya no hino hari ivyo banza usabwa kurekura banzure kuri ivyo Yesu yanka banzure kuri ivyo uzi Yesu atabikunda banzure kuri ubwo bubeshi banzure kuri ukaboregwe banzure kuri ubwo busambanyi banzure kuri ubwo busuma abantu benshi ubu bariko bariba bariko baragira ubwescro butandukanye bw'ubwoko bwose ariko ndakubwira ngo iki gihe ni igihe cyo kuvayo bivemwo kuvayo urumva exode vayo bireke haleluya birekuze kuri Yesu aragushaka haleluya turi hano ahubwo uyu munsi umva twaje turi abavyeyi twese ariko na Pastor John bari umuvyeyi ariko uno munsi n'abamama uyu munsi rero nk'abamama turazi ibintu bikunda gushikira mu ngo zacu abamama nibo bakunda kubana n'abana cyane abamama nibo bazi ingorane z'urugo turazi ingorane ziba mu ngo ariko naho wogira ingorane imeze gute nta kintu cyo kubuza kuja kuri Yesu nta kintu na kimwe cyo tuma uvuga ngo ngiye kwemera gukorera Farawo oya Farawo muhunge guhera uyu munsi kuvuga ngo hunga Farawo vayo kandi byacashoboka kuvayo Yesu aragukunda Yesu araguha amahoro Yesu araguhumara gahinda ndabizi benshi pastor hari abantu baje kwa Farawo kubera ubuzima akakubwira ngo ninava muri ibi ndabaho gute ariko Yesu afise byose ni byose kuba mwizeye amen Imana ihumugisha umukozi w'Imana ni ukuri Imana igumugisha cyane abatwumva muduteza amatwi ndabizi mufite amatsiko menshi cyane muvuga ngo yaba bansengeraga nkava kwa Farawo mu kakanya nako kugira ngo tubahe nomero za telefoni muhamagare kandi twazibahaye kare 0788 5 3 na 0722 5 3 4 uhamagare kugira ngo tugufashe ubutumwa bwatugezeho hano bwinshi cyane bwinshi cyane witeka Imana bahumugisha cyane abantu barimo ntubipe ahubwo hamagare kugira ngo dusengane nawe
Halo. Halo. Mwiriwe neza. N'abakozi b'Imana. Yego. Nanjye ndagira ngo munsengere. Yego. Tugusengera iki? Umugabo yarantaye ndagira ngo munsengere. Witwa nde? Nitwa Justine. Justine urarwaye? Hoya ntabwo urwaye. Nyine umugabo yarantaye. Ndagira ngo munsengere Imana ibe yamugarura. Justine utuye he? Utuye ahagana he? Kimironko. Justine bishobotse wadushaka turababyeyi tukakugira inama tukanagusengera by'umwihariko. ushobora no kuza kuri UCC ni hafi karondera Bishop Gaudence nzogufasha ndakugira inama ndakwigisha n'ingene umusengera. Umusengera hagana he? Hari UCC Niboyi iri Kicukiro munsi y'akagari ka Niboyi ugeze Sonatibe iyo uteze moto kagare no munyamaguru wari wese yakurangira UCC ahiri irazwi. Ubwo aho wumva hafi bari hujya hari na UCC Kabuga nariho nkorera naho aho ushaka hose niho wajya. Ni Kabuga hagana he? Kabuga ugeze mu mujyi wa Kabuga ubaza mu kigo kwa Richard akagare ni 100 moto ni 300 bahakugeza. Turaza kugusengera Yesu agumugisha. Nsa urakoze cyane. Twakira undi. Hello. Yego. Yego Pascal. Bamwansengera Imana kuko nacitse intege cyane. Wacitse intege Pascal utuye he? Uri Nyakabungo mu karere ka Kayonza. Ndumva mwansengera Imana kuko Satani yangwishije mu cyaha cy'ubusambo. Imana imbabazi. Subire niturangiza gusengera uko ushoboye usubire mu rusengero. Murakoze. Pascal uraza kwihanana n'abandi kuri ugume kuri radio. Gomba kwihana Pascal ko ari mu nzu y'Imana ukagwa. Wawe yacitse intege Imana imuhambike izindi imbaraga. Hello. Hello? Yego. Urinde? Hano ni kuri radio ni muri Hot FM. Nanjye nagira ngo munsengere. Yego. Nanjye ndi uburetwa. Ndi uburetwa bwo kwa Farawo. Uri uburetwa kwa Farawo. Witwa nde wowe? Nitwa Mukarwego Domitira. Mukarwego Domitira utuye? Ndi hano Kimironko ariko abantu bari batuye hafi y'insengero zacu mugerageze kudushaka kugira ngo tubafashe tubasengere. Hari benshi cyane barimo kutugana tukabafasha kandi bagasubira no mu nsengero zabo. Nanjye munsengere mufashe. Tugusengere iki harya Mukarwego? Domitira. Mukarwego tugusengere iki? Nanjye mfite ibibazo. Ibibazo byinshi. Sawa turagusengera. Bigendanye n'akazi ko mu rugo. Okay, turagusengera. Imana ishimwe kuba mbafatishije. Sawa ihangane turagusengera katwakira abandi. Hello. Yego. Yesa imbazwe. Agnes Kabuga Imana guha umugisha. Mudusengere umuryango wacu natwe bahize muri Farawo y'abatwaye rwose. Agnes Kabuga wowe ndizera ko ku cyumweru wambutse. Narambutse ngiye rwose ku muryango wanjye rwose njya mu musengere nawe. Yego turagusengera. Imana irazagufasha. Umure Imana irahari. Message zo ni nyinshi cyane kandi turimo turegereza igihe cyo gusengera ibyifuzo.
wabipaga kubipa bibi kubipa abakozi b'Imana tena kandi ubashaka iki ubutabazi. Bene data, fata icyemezo ku buzima bwawe uhunge Farawo. Yego. Hello. Hello. Yego. Hello. Hello. Ndakumva. Nyiriwe neza. Tubafashe iki? Ni batwana Serge. Serge. Kubera Imana ndugamira ubugiye kuri radio. Tugufashe iki Serge? Musengere. Icyifuzo cyawe? Nukuri. Icyifuzo gikomeye cyane. Navuye mu Burundi mfite imyaka 12. Ariko ntabwo ndigera nta n'umunsi n'umwe. Ntabwo urigera utaha? Navuye ndi umwana mutoya. Ariko nkiriho bari barandoze. Ndapfa kubera Imana irankurayo. Nkura ku cyobo Satani yancukuriye. Ariko kubwira Imana ndacyariho. Ari jambo mwavuze numva ndanezerewe. Kuba ugihumeka washima Imana ko hari n'abarwayi. None Serge, icyifuzo cyawe urashaka ko tugusengera ugasubirayo? Icyifuzo ufite no kuba mwasengera. Kuba ntazatanga shuru n'ababyeyi naba nuko bameze. Urashaka gusubirana n'ababyeyi? Nasubirayo ariko mbona icyo ufite nanjye nakwiteza imbere ngizeyo. Mukasengera kuba nabona nk'amafaranga nkayabika. Ndayabika ariko ntabwo bimpagijeho neza. Serge, turagusengera ihangana, Uwiteka Imana aragutabara. Urakijijwe? Ndakijijwe, sengera hari Masizi ndi Kigali. Hehe? Masizi. Sawa turagusengera. Serge, wihangane umunsi umwe uzoze ku rusengero canke uze tuvuge ngo rero buri wacu. Serge, uzoce hajya tugusengere tukugire n'inama ko natwe tuba tujayo. Ce kuri UCC baza Bishop Gaudence. Buriya ndabahamagara. Ntabwo njya nkunda kubona umwanya cyane murakoze ko mu rugo. Okay. Sawa ubwo urafata telefone zacu umuso uzashaka kuzuza hamagara tukuyobore. Ndakoze cyane. Sawa Isago umugisha. Sawa. Hello. Yego. Muraho neza? Zamuraho kwijwe inshuti yanjye. Witwa nde? Ntabwo nkumva. Uwimana Roza. Tugusengera iki? Ntabwo hakwishe kuko uriho. Munda ntabwo hakwishe uriho. Humura Uwiteka Imana, ukuboko k'Uwiteka Imana kurahari kugukiza. Yego, Imana iguhe umugisha cyane. Tugeze mu kanya ko gusenga. Hello. Abahamagara bone benshi, message ni nyinshi kuko mbyukuri abantu b'Imana. Hello. Yes, ahimbazwe. Vuga cyane nshuti. Akanombe. Francina. Shaka musengera umwana wanjye yarembye. Mwana wararembye, ukuboko k'Uwiteka Imana kumubeho none habe muzima mu izina rya Yesu. Amen. Guma kuri radio.
amasaha nshuti yacu amasaha ntabwo abatworoheye. Halo hana yanjye aha hasigaye ngira ngo nta hejo turasengera abantu ibyifuzo byabo, kandi impamvu tubabaza amazina nuko dukomeza tubasengera buri munsi mpaka igihe Uwiteka azahindurira Yerusalemu ishimwe, cyangwa igihe azahindura ubuzima bwanyu amashimwe. Amasaha arimo aratujyana, twakira uyu gusa. Halo. Halo. Yego. Nitwa Pascal. Witwa nde? Nitwa Pascal. Pascal uragarutse cyane undi Pascal? Nerereye Kicukiro Gikondo. Kicukiro ya Gikondo. Nanjye najya mu nsengero mbashe kuva mu kazi mu bushomeri njyemo. Ubashe kuva mu bushomeri ujye mu kazi? Mu bushomeri. Ariko mu gihe ukiri no mu bushomeri ubwo waje ku rusengero tugasengana. Yego mwantangira. Ugume kuri radio turakurangira. Nakoze cyane byiza. Nawe. Amasaha aratugendanya inshuti zacu, byo ne bitwereka ko muri inshuti zacu mutwumva. Halo. Yesa himbazwe. Janvier. Nagira ngo munsengere mukuru wanjye azabona umugabo. Azabona umugabo. Wowe uramufite? Ndamufite kandi murumuna we. Okay, Yesu arabikora humura. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amasaha yadufasha inshuti zacu, reka tugiye gufatira hamwe ibyifuzo, kandi mu by'ukuri Uwiteka Imana biteje tuzasigaye umwanya uhagije wo gusengera ibyifuzo. Amasaha arimo aradusiga, reka turekeraho. Abasigaye iyi telefone ni yanjye ngendana nayo, muraza guhamagara kandi muraza kohereza ibyifuzo byanyu kuri uyu murongo. Ndabizi ndababona benshi cyane ibyifuzo byinshi cyane, ariko ngiye kubyandukura mbishyire muri agenda, kandi turakomeza tubasengere. Uwiteka Imana abaho umugisha cyane. Reka dusenge, reka nsabe Bishop Gaudence asengera abantu bashaka gukizwa. Imana ibaho umugisha. Reka mwese mutwumva bari hafi n'abari kure dusenganira isengesho ryo kwakira umwami Yesu, kandi n'abadashoboye abo tudashoboye kwakira ku matelefone murakomeza kino kiganiro gicaho ku radio buri munsi amasahana ya nyene saa 9 kugeza saa 10. Ushobora kudutega amatwi, ushobora kudusanga aho dukorera, byose birashoboka. Cyane iyo ukeneye ikintu kuri Yesu uratera intambwe, ntuvuge ngo nta mwanya ufise, ahubwo ugomba kushaka umwanya ukaza ku rusengero twagusengera, kuko amasengesho yo ku telefone ni makenya cyane, ariko ugomba kugira ingufu, ukagira umwete, ukadusanga ku rusengero. Yesu abahe umugisha. Umuntu ashaka gukizwa reka wifate wicishe bugufi aho uri hose, dusenganira isengesho vuga ati mwami Yesu ndagushimiye akanya nkaka, ngushimiye ko uje kunkura mu buretwa bwa Satani, ngushimiye ko igihe canje ari ikinyene, ngushimiye ko mwami nta kikunanira, waciriye inzira Abisirayeli barambuka baja mu gihugu c'isezerano, nanje ncira inzira aho ndi hose, ungirira imbabazi, ivyaha vyanje ndabihebe, ndabizinutswe, nakira gakiza, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, kugira ngo kuri izina ryanje mu gitabo c'urupfu uryandike mu gitabo c'ubugingo. Amen. Ngiye gusengana nawe. Mwami Yesu Kristo, Mana y'imbabazi, Mana ishobora byose, ngushimiye ku bantu bose bafashe icemezo cyo kuva mu buretwa bwa Farao, cyo kuva mu vyaha, cyo kuva muri Egiputa. Mwami Yesu ndakwinginga kugira ngo ubagirire neza, ubagirire imbabazi mu izina rya Yesu, baho umugisha wawe. Mwami Yesu Kristo, uvana amazina yabo mu gitabo c'urupfu uyandike mu gitabo c'ubugingo. Mwami Yesu uzubaha iherezo ryiza kuri wa munsi baze bumva amazina yabo. Urakoze mwami, cubahiro ni cawe mu izina rya Yesu.
Mana yacu mu izina rya Yesu dusengeye abantu barwaye muri aka kanya kugira ngo imbaraga zawe zibakize muri aka kanya, abakeneye akazi mu izina rya Yesu imbaraga zawe zibaha akazi, abakeneye kuva mu buretwa bw'ibyaha muri aka kanya reka bave mu byaha mu izina rya Yesu, abakeneye inshako reka bahabwe inshako mu izina rya Yesu. Mana yacu ndakwinginze kubw'uwo umuntu wese wari ufite icyifuzo cyo guhamagara no kwandika bikaba bidakunze, reka usange icyifuzo cyo muri aka kanya umukemurire ibibazo bye byose. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Inshuti zacu bakundwa, ndi Pastor Bena guturuka kuri UCC Kabuga. UCC Kabuga, iyo ugeze Kabuga ubimanuka mu kigo kwa Richard, niho udusanga amateraniro kwa gatatu, kwa kane no kwa gatano ndetse no ku cyumweru. Bishop Godance ushobora kumusanga kuri UCC Niboyi na UCC Nyamata. Iyo ugeze Sonatibe ari moto ari gare hari ikintu cyari cyo cyose kikugezayo barahazi bose, niho wamusanga na Pastor John. Uwiteka Imana abaho umugisha cyane. Amateraniro ya UCC Niboyi ni buri munsi. Uwiteka Imana abaho umugisha na hejo. Yesu abagirire neza cyane. Amen.